Imana imbwira ngo ni Pastor Elize nuko nabyumvaga. Imana irambwira ngo mbere na mbere rumva Imana idutabare. Nahawe ubutumwa mbere na mbere Imana imbwira ngo genda rwana ngiye kubona kubw'imbaraga z'Uwiteka n'ubutware bw'iki bw'Imana. Mbona Uwiteka agize gute ankuye aho hantu agize gute narohamye, telefone yanjye itagize gute itabigendeyemo, umwana wanjye atagize gute adatwawe. Bivuze iki rero? Yewe mwa bantu mwe amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Kije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese turabasuhuje tubifuriza kugubwa neza. Uburinzi bw'Imana ni bubane namwe ibihe byose. Waba udukurikiye ubabaye cyangwa se uri mu bibazo bitandukanye, ariko kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga. Kandi ntabwo tubayeho kubw'umugambi wa Satani, tubayeho kubw'umugambi w'abantu, ahubwo tubayeho kubw'umugambi w'Imana. Kw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde. Urakoze cyane. Turakwakiriye mukozi w'Imana. Nkuko abantu bari kubibona rero kuri kamera zacu, twongeye kugirirwa ubuntu bwo kubana n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Uwiteka. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru y'iminsi myinshi. Makuru ni meza, turashima Kristo. Twari twaraburanye. Igihe cyari iki ngiki. None Imana ishimwe ko twongeye kubonana. Yego. Kandi tukabonana tutishwe n'icyaha. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo Yesu umunyakuri aba yise Imana ibinyoma. Yes, reka wibwire abadukurikiye kuko tugenda twunguka abantu badufasha uyu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza batandukanye. Reka twakire kugira ngo wivuge. Muraho neza. Yesu nashimwe. Amazina nitwa Dufashije Marie Claire, ndi umugore, umugabo n'abana. Nkunda kuvuga ijambo mvuga ngo nkunda cyangwa se nkunda kugenda n'abantu batiyoberanya, kandi no ndumva cakongera gukizwa bundi bishyashya. Nimvuga ngo ndumva cagukizwa bundi bishyashya cyangwa kongera gukizwa, ntago ari uko nari naraguye, ahubwo niko twahagizwa no kongera gushaka ubwiza bw'Imana uko bukeye nuko bwishe. Rero ibindi Imana iduhana n'umugisha. Urakoze cyane. Hari indirimbo ivuga mpisemo guhorangizwa no gushingwa mugakiza sinzavayo, nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Haleluya. Amen. Urakoze cyane. Reka duhitemo guhora dukizwa. Yego. Nibyo byiza. Amen. Hari haciye iminsi tutavugana, tutabonana. Yego. Ariko turabona ko ubwiza bw'Imana buri kuri wowe. Ijuru ko mbizi ko uri umunyamasengesho, none ijuru riri gutangaza iki? Imana ihabwa icyubahiro.
ibintu Imana irimo iratangaza, hagiye guca uwambaye cyane ariko nta kindi kidasanzwe. Icya mbere no kuba imbere y'Imana, kandi namaze kumenya ko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Rero abantu bakunda Uwiteka hari icyo mbazaniye. Imana ishimwe. Ube hafi cyangwa se wicare, hari uko Yesu akuntumyeho kugira ngo wongere ugize gute usubizwemo imbaraga, kuko yamaze kumenya ko uyikunda. Niba uyikunda rero Uwiteka akuntumyeho kuko yakwibutse. Imana ishimwe. Rero niyo mpamvu nari maze iminsi navuga ngo ndi bize cyangwa se ndi gusenga, nari ndi kubana n'Imana, nongeye kuza rero Yesu akuntumyeho. Imana ishimwe. Cyo koze umurimo navuze ngo ntushaka ko tugira gute tugenda cyangwa se tubana, wihane. Nta yandi makuru yandi nzanye arenze ku ibyo ngibyo. Niba uri mu mugambi w'Imana ugiye kumenya kuko Kristo akuntumyeho. Haleluya. Akuntumyeho rero wicara utera agatebe. Haleluya. Kuko amakuru nzanye ntago ari bya bindi numva ngo nagatwiko, na makuru ntumwe cyangwa se Uwiteka Imana agize gute anyohereje. Niyo mpamvu nari maze kino gihe ntaboneka. Urumva rero na makuru yize wavuye ku Mana. Imana yo mwijuru duhana n'umugisha. Amen. Urakoze cyane. Ni amakuru yizewe, ni amakuru yizewe avuye ku Mana. Nibyo. Claire, muri iyi minsi hagiye hagaragara abantu bavuga ko ari abakozi b'Imana, ariko mbere y'uko baba abakozi b'Imana bakavuga ko babanje gukorera Satani, bagatanga n'ibimenyetso bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri nzi ko usenga, washoboye gusenga ngo umenye niba amakuru ari ay'ukuri koko? Reka nkubwire, hari umugabo wahitinze bose pe mpamanyijwe n'umwuka w'Imana, kuko ikiganiro naragikurikiranye. Si ngombwa ngo mbanze ngire gute senga, ariko nahise mbona ko ari kubeshya. Ikindi cyakenda senga Imana kuko nibyo cyokoze navuga ngo nagatwiko. Niyo mpamvu navuze ngo nzanya amakuru agize gute yizewe avuye mu ijuru cyangwa se avuye ku Uwiteka. Bivuze iki rero? Muri iyi minsi niko numva mwavuga ngo ni kuri imihanda bikomeje kugira gute kugorana, ariko reka ntangaze rino tangazo. Umuntu utagiye kuba maso, umuntu utagiye kugendana n'ijwi ry'Imana, ukuri kwiyamamagaye Uwiteka aje kugaragaza ukuri kandi aje gutwikurura, bigiye kumenyekana ko usenga Imana by'ukuri. Kandi nanone ikizakubwira umuntu ugize gute usenga, nuko akenshi na kenshi agenda agira gute ahura n'intama, akagenda agira gute azivamo kubw'imbaraga z'Imana. Bigiye kumenyekana umuntu uri gutwika n'umuntu utari gutwika, kuko Yesu yaje kandi aje gutwikura. Bivuze iki rero? Uzamenya abantu avuga ngo ese ubundi kuki umuntu aza kuvuga ku muntu wapfuye, uwe nyine yarapfuye, naza avuge ngo noneho rero Pasiteri Pascal nge twahuriye aha naha, Pascal azagira gute yisobanura avuga ati nibyo cyangwa se sibyo. Ariko niba umuntu yarapfuye koko byararangiye, kandi mu by'ukuri Theo yabonye ijuru, hari imirimo, hari uko yabanye n'Imana, sibyo? Niyo mpamvu mbwira abantu abanyamasengesho Imana iri kuzana kuri izi social media kugira ngo baze bagize gute basenze cyangwa se bavuganye n'Imana. Ntaciye ku ruhande, mu minsi yashize yatambutse nigeze kugira iyerekwa, mbona umuntu umwe uwo kumara YouTube cyangwa se bajya bahuraho naye, kandi n'umuntu w'umunyamasengesho, ngo mbona twari turi ahantu, ngo mbona nabonaga urwobo rurerure cyane koko, ngo mbona uwo muntu arashaka kunkurura ngo tujyane muri rwarwo. Ibyo ni ibintu ngewe ubwanjye byambayeho, niyerekwa ryanye, kuko nabanje no kugira n'ubwoba, ndavuga ngo Mana mboneraho igihe ndasenga ndi kubaza Imana ngo se Mana ibi ni ibiki, sibyo? Bantu muri kuza muze mufite amakuru y'ijuru, kuko hari n'abantu benshi barimo barapfira ku izi kamera, barimo barapfira bitewe n'uko baje bashaka gutwika, baje bashaka kwamamara. Ntabwo bari kwamaza Kristo muri ahubwo ubwabo barashaka kugira gute kwamamara. Haleluya. Noneho ngira iyerekwa, uwo muntu mbona arimo arankurura ashaka kunjyana kuri rwarwo rurerure, kuko turagenda tuhageze
mbona ashatse kunyaka umwana ndwana nawe, umwana murusha imbaraga, kandi umwana mu buryo bw'umwuka ni mwuka wera. Abonye ko umwana byanze ararwana nanone, ashaka kugira ngo anyake telefone yanjye. Urumva rwarwo bona ari nanze kugira gute kurumanukamo. Rwari rwo rurerure rugiye ruriho, nabonaga nyine ibiti bizimba bigiye biriho, noneho hasi harimo amazi menshi. Mbona nabwo byari ibintu bigoye, ariko turashima Imana ko Uwiteka afite ukuntu agira gute arinda abantu be. Uwiteka afite ukuntu arwana akarwanira ntabwo ari uko nari mfite imbaraga ze, ahubwo ni Kristo wari uri muri ngewe. Kristo niba gufiteho umugambi, ibyo wacamo byose agira gute arakurwanirira. Imana ishimwe. Uwo muntu turakomeza turarwana, ngiye kubona kubw'imbaraga z'Uwiteka n'ubutware bw'iki bw'Imana, mbona Uwiteka agize gute ankuye aho hantu, agize gute narohamye, telefone yanjye itagize gute itabigendeyemo, umwana wanjye atagize gute adatwawe. Bivuze iki rero? Yewe mwa bantu mwe muraza kuri izi cano mutasinze cyangwa se mutahamenyejwe nijoro, Imana itugirire neza. Hari imitego myinshi Satani agize gute aha batega, ariko abari kumwe n'Uwiteka nimutambutse ubutumwa, mubwiriza abantu. Haleluya. Ubutumwa bw'Imana bwamamare, kuko hari ugukurikirana yarangiza akagira gute agahabwa agakiza. Rero abaza gutwika mwebweho ibyanyu byagize gute byamenyekanye, kuko Uwiteka agize gute yemwe arabaziye. Reka mureke kwica ivuga butumwa, ahubwo mureke ubwami bw'Imana bugire gute bwamamarire muri mwebwe. Amen. Hanyuma utangiriye ku mpanuro uhereza abantu bari kuri social media, kandi bavuze ko uyu munsi uzanye ubutumwa bw'abantu cyangwa se ubutumwa ku bantu bose. Reka ngusabe kugira ngo noneho mu kanya utambutse uburenganzira bwo gutambutsa iryo yerekwa yaguhaye uburenganzira bwo kuvuga ibyo yagutumye. Rero dutindira abakunzi bacu, ahubwo reka tugusabe kugira ngo noneho winjire mu butumwa nyirizina, kugira ngo ba nyirabwo babashe kubwakira no yego. Imana iguha umugisha. Reka ntaratanga ubutumwa, twanze dusenge tubohoze imitima y'abantu cyangwa se bagiye kumva kino kiganiro. Icyo bitwaye, Mana Data wa twese uri mu ijuru, urera kandi urakiranuka, cyubere cye nta numwe muzagisangira, kwa rurikerana isaha ni kuri, izina ryawe ndirihabwe cyubahiro. Ngewe Claire mbanje kugushima kubyemeye nkicara imbere y'iyi kamera, nkagirira umugisha k'uyu munyamakuru, izina ryawe ndirihabwe cyubahiro. Ndagushimye kuko bizari mu mugambi wawe igihe cyari iki ngiki. Nyemerera Kristo mwiza, nsengeye abagiye gutega amatwi kino kiganiro kugira ngo wuzure muri bo, kuko twamaze kumenya kugendera muri twebwe, uba muri twebwe. Nyemerera Kristo mwiza abagiye gutega amatwi iki kiganiro ubahereza ubwenge mvajuru mu izina rya Yesu, kugira ngo ibyo bagiye kumva bigire aho bibakura kandi bigire bibashyitsa. Ubwenge bwawe nibwo mbatuyeho, natwe twese Mwami Imana imbaraga zawe nizo dukeneye. Tugwaye karibu nikaze kugira ngo ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Cyane. Yego, ntangira nabibwiye ngo ndi umumama, abenshi ntago ari ubwa mbere mumbonye kuri iyi kamera. Rero narasenze, namaze iminsi nsenga, Imana impereza ubutumwa. Nari maze nk'amezi agera muri 2 ubwo butumwa mbuhawe kuko mbuhabwa numvaga Imana imbwira ngo ni Pastor Elize, nuko nabyumvaga. Imana irambwira ngo mbere na mbere rumva Imana idutabare. Nahawe ubutumwa mbere na mbere, Imana imbwira ngo genda umbwirire uyu mupapa yongere imbaraga z'iki z'amasengesho, kuko nabonaga ikuzimu barakaye bazukukiye kugira gute kuza kumurwanya. Nabonaga inzuki araza zigira gute zimudwinga ahantu hose, nkabona ikiguri cyose. Urabona nk'abantu bazi ikintu bita umutiba, mbona umutiba ugize gute umufungukiyeho, nta hantu na hamwe yasigaye atagize gute atariwe na zanzuki. Noneho navuga ngo ngiye gupanga ngo nze kuri kamera nze mvuge, nkahita mpura n'utubazo nkasenga, nkabwira Imana ngo Mana mbabarira ugira ibyo ukora. Ariko muri iyi minsi Yesu aranyemereye kugira ngo ngire gute nze ntangaza ubutumwa. Rero mukuza cyangwa se hanyuma yo kubona ibyo ngibyo haciyeho igihe, noneho Uwiteka
nyuma aranyemera ngo ati noneho genda umumbwirire. Imana irambwira ngo nkubwire Pastor Elize, mbabarire niba utaranasengera ariko biri mu isezerano, kuko nuko nyine numvaga ijwi ry'Imana rigira gute rimbwira ngo Pastor, Imana irambwira ngo nkubwire ngo niwongere cyangwa se wongere cyitwa imbaraga z'iki z'amasengesho, kuko nabonaga Imana imbwira ngo mu bantu Uwiteka yashyizeho ubudahangarwa urimo. Imana irambwira ngo nkubwire ngo nukubite kandi nusenye, kuko ibishaka guca intege cyangwa se kumaraho imbaraga biraje kandi bigize gute ntago bituje, kuko nabonaga Satani yazamuye abadayimoni kugira ngo baze bagire gute bakwicaze cyangwa se uceceke uzime birangire. Ariko hanyuma numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo niwegere cyane imbaraga wegere ushaka imbaraga zidasanzwe, kuko ari igihe ahubwo Uwiteka aje kugira gute aje gukora ibikomeye, ngo ntiwite ku ibyo cyangwa se kubyaza bikurya cyangwa se bikuruma, kuko warasabwe, kuko Satani hari ibintu byinshi wagiye ugira gute ugenda usenya. Niyo mpamvu ngikuzimu ariko ari kugiza gute kwari kugufungukiye kugira ngo guce iki intege ucece kuzime ntiwongere kuvuga, kugira ngo utongera kugira gute gusenya ibihome bya Satani. Ariko numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo nubwo bije kandi bikomeye biteye ubwoba, ngo niwambare imbaraga z'iki z'amasengesho. Imana irambwira ngo nkubwire ngo niwibuke ahantu yagiye kurindira mu tuyira ari ibintu bigoye, wowe ubona ko nta nzira, ngo n'ubutayu wabayemo ntabwo wari uzi ko aka kanya wakwicara ku iyo ntebe. Nuko nabwirwaga sindakubona, ariko ndabizi neza ntabwo iki kiganiro urara utagize gute utakibonye. Imana irambwira ngo wibuke inzira wagiye ucamo zigoye kandi zigize gute zikomeye. Rero nta kindi ni uburinzi bw'iki bw'Imana naho ugeze, ni imbaraga z'amasengesho. Topi ene etando bi ene edra. Imana irambwira ngo ni wambara imbaraga, kuko ari igihe ugiye kongera kugira gute gusenya ibyo bihome. Ntihagire ibiguca intege ngo akantu kaza ari gatoya kugira ngo ucike intege, ariko Uwiteka mugize gute muri kumwe, kuko ari igihe Uwiteka aje kugira gute gukorana nawe. Nubwo izo nzuki zajemo zikakurya ndetse zikakurya ari nyinshi cyane, nta hadashoboka hagize gute hasigaye hatariwe n'inzuki. Ariko Imana irambwira ngo nkubwire ngo ni igihe cyo kwambara imbaraga ugasenga, ntabwo ari igihe cyo kugira gute cyo gucika intege, cyo kugira ngo uhurwaho Satani, kugira ngo utagomba kugira gute gusenyura bya bihome bya Satani. Imana irambwira ngo nkubwire ngo mbere na mbere wibuke ubuzima wagiye ucamo nuko wagiye ubaho naho ikugejeje, ngo ubonereho wambaye imbaraga z'iki z'amasengesho. Imana itugirire neza. Bivuze iki rero? Satani kuba yarazamuye zino ngabo ni ukugira ngo wowe ubwawe ufatwe n'ubwoba, ntiwongere gusenga ngo usengere abantu babohoke, ntiwongere kuba Uwiteka ugafatwa n'ubwoko bati noneho rero ndabona acitse intege. Ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo niwambare imbaraga z'amasengesho, kuko uko biri kose Uwiteka azabe. Natangiranye ijambo rivuga ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Bivuze iki rero mugabo w'Imana cyangwa se mukozi w'Imana? Ntucike intege nubwo Satani we akomeje kugira gute gukora, nubwo ibicantege bihari, ambara imbaraga zitwa iki imbaraga z'amasengesho, kuko nabonye hanyuma y'ibyo ngibyo aribwo ugiye kugira gute kuvuga Imana neza. Nabonye kwaguka biturutse ku Uwiteka. Ariko rero nubwo iyo miraba yaza, nubwo izo nzuki zakuruma, nta kindi usabwa, urasabwa kugira gute kwambara imbaraga z'amasengesho. Wongere wambare ibigunira, wongere usenge kwa kundi Uwiteka guhamagara ubona ko bitashoboka, kuko nabonye Imana yo mu ijuru ifunguye ikintu bita ivugabutumwa aha mu gihugu ndetse no hanze yayo. Bagiye kumenya ko Uwiteka ari muri wowe. No etaya biene edraya tuta ene esta, kuko Satani ko ari yapanze yagira ngo akunamure uhinduke igika, ko nabonaga wari wabaye igikara mu buryo bw'iki bw'umwuka, mbona wo washobewe ibintu byagucana. Ariko Uwiteka amaze kukugeraho, mbona wakira izindi mbaraga zidasanzwe. Bivuze iki rero? Niwite kubyaza ngo
bikudwinga cyangwa bikurume, ntabwo ubundi ari wowe nyirizina biri ahubwo birarwanya ikiri muri wowe. bivuze iki rero? hari uko Uwiteka Imana yaguhamagaye, nukore, nuvuge, nurangurure, kuko iki ni igihe Uwiteka aguhaye ikintu bita umurimo. naho ubundi burya ntabwo wakoraga, wowe wakoraga umeze nk'ugize gute, nk'utwikiriye. nene kutaya biene edraya tuta ene etando. Imana yabwiye ngo nkubwire ngo ubundi wazwaga cyangwa se wakoraga umeze nk'aho ugize gute, utwikiriwe. ariko kubwo gusohoka mwibi ngibi Uwiteka yaguye ivugabutumwa imbere yawe, kandi ivugabutumwa ryaguye cyane. Imana itugirire neza rero. hanyuma y'ubwo butumwa ntubwumva, ufata amasengesho y'iminsi 3 usenga Imana, ubwire Imana ngo Mana ndashaka kugira gute, noneho unyobora inzira. Imana ishimwe, si uko utayoborwaga nayo, ariko izo nzuki zo zari zigusizemo imbaraga nkeya. ariko hamwe no gusenga, muntu w'Imana Pastor Elize, Imana yo mu ijuru igushyigikire, irivuga butumwa urikore n'umutima mwiza. Imana yo mu ijuru iduhana n'umugisha. nubwo butumwa nahawe kuri Pastor Elize. Imana ishimwe. Amen. ndongera ndabwirwa ngo mbwire abantu amagambo yabamaze ngo urabona cyane nabonaga ku bintu by'itoro rya DPR. bantu baravuga ngo reba ngo kuntu ngo ibintu bimeze nyine, amagambo yari menshi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo haleluya, ngo mbabwire ngo mutege amatwi mwumve, ngo genda uko wagize gute wahamagawe, ntugende uko runaka agize gute agenda, ngo niba uririmbe wowe uko wagize gute wahamagawe. ihita imbereza urugero, irambwira ngo ugende ubambwirire ngo ese muri Gaturika ko harimo abantu basukama menshi, ko harimo abantu bagenda ngo ntiharimo n'abafite naturere yabo bakayigira, ntiharimo bambara ibirebire. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ntabwo yazanywe nawe wewe wenyine ku giti cyawe, ngiye kirira cyangwa se nawe, ntabwo yaje kubw'aya madini, ahubwo yaje kugira ngo Uwiteka agire gute, agutarure. Imana ishimwe. irambwira ngo mbabwire ngo mureke guca imanza zo mu mutima ngo ntabwo turabigenza gute, ngo biragenda bite. Imana irambwira ngo izi abayo, irambwira ngo mureke guhera mu rungabangabo amagambo ariye bamaze. Imana ishimwe. ahubwo ni mwera imbuto, kuko nta kindi Kristo arimo arashaka. nubwo abantu bo muri iyi minsi ngo babisigirije ngo imbuto zirabuze, Imana ishimwe. hari ijambo ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. bivuze ikire n'abantu bafite imbuto barahari, urugero nihereyeho. Amen. kuko mwaravuze ngo ijya kurisha ngo ihera ku rugo. Imana ishimwe. ni wowe uzi agakiza kawe, ni wowe uzi nuko wahamagawe, ni wowe uzi nuko uvuga Imana. Imana ishimwe. bivuze ikire Imana yambwiye ngo ni Satani urimo urazana ibintu by'amagambo cyangwa se ibintu kugira ngo bize bica n'umwuka wo gucanganyikisha abantu. Imana itugirire neza. ariko nimwite k'uyu mwuka uje gucanganyikisha abantu, ahubwo mugira gute, muhagarare neza, kuko Imana ije kugira gute, ije kurengera intore zitakira ku manywa na nijoro. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ni igihe hagiye guca umuntu ugize gute, wambaye imbaraga za mwuka wera. ni igihe ngo Imana irimo irashaka abantu ngo kugira ngo mwake ubwenge mvajuru, kuko ibiri kwiyoberanya byo birahari, n'ibiri kunamura abantu birahari. no etaya biene edra tuta ene eta. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo izi mbaraga z'abera zirimo ziramenagurwa n'umwuka wa gishitani waje kugira ngo abantu nibahuze. Imana irambwira ngo mbabwire ngo kugira ngo mwirirwe mutakatakana ku mafuti, ku bintu bibi, ngo mwakagombye guhuza umutima mugatarura intama gazahera iminani ziri gutuma abantu basubiranamo, abantu bagenda bashwanashwana, abantu bagenda baryana. ugasanga umupasiteri araza gusabya umupasiteri mugenzi we, ugasanga umuhanuzi harimo araza gusabya umuhanuzi mugenzi we. ngo mbese ijuru muravuga murarizi? ese ijuru murakorera murarizi? cyangwa se n'agatwiko nibiri kubaho koko? niba ari agatwiko ngo nimugenda mujya gutwikira Nyabugogo, cyangwa mugenda mujya gutwikira mu mijyi muri za Muhanga, cyangwa mujya gutwikira mu mijyi itandukanye, ngo iyo mijyi irahari, ngo cyangwa mujya gutwikira haleluya no etaya biene edra tuta ene eta, ngo
biterekeranye niko Imana yambwiye ngo kandi koko ije gutwikura nk'uko yagize gute nk'uko yabivuze. Irambwira ngo mbabwire ngo aho kugira ngo buri umwe aca harasenya undi n'undi aca harasenya undi, ngo nimugire gute mufatane amaboko. Imana itugirire neza, musengerane kugira ngo Uwiteka yongere agaruke muri mwebwe. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo mbabwire ngo kandi ababikora ni babandi bamenye uko Imana ivuga, ni babandi bamenye uko Imana igabura, ni babandi bamenye uko Imana yambika, ngo ahubwo gufata duke Imana ibahaye barabyanze, barashaka gufata byinshi bigize gute bitwika amatama. Imana irambwira ngo yewe wafashe duke Imana yaguhaye uko duke uko dufata kari ku Uwiteka agiye kugenda za abagurira imbago. Imana ishimwe ngo ibi byinshi murimo murabona, ibi byinshi bigiye kubasiga ahantu habi, ibi byinshi mwe murashaka kugira ngo mwubake amazu mumenyekane, ariko Uwiteka yambwiye ngo ugiye kwitonda akarindira. Uwiteka agiye kumenyekanisha, Uwiteka agiye kumuzamura, atari uko agiye gombye kugira gute gusenya mwene se. Topi ene etando biene edra tuta ene esta. Mani irambwira ngo niba muzi kwitegereza, mwitegereze ku misozi, ngo se wari wabona umuraza asenya umurozi mugenzi we, cyangwa ahubwo babikorera mu ibanga bagahuza umugambi. Ngo ariko abana b'Imana abenshi muri iyi minsi urukundo rurabuze, ngo ahubwo ni ukurata ibyo bagezeho, ni ukurata imitungo bamaze kubaka, ni ukurata. Ngo ariko nibuze ubwenge cyangwa se ukurikiranye wongere wigarure, wongere wisuzume, kuko Uwiteka agiye kongera kwambika amakamba. Imana itugirire neza. Amen. No etaya biene edraya tuta ene etango pa ene esta. Imana idutabare ngo niba warabonye koko ngo ubone aho utuye, urebe nabo muririmba muzi kandi koko uzi ko bafite imbaraga cyangwa se bafite ibindi bakorana nabyo. Ese wari wabona bashyirana hanze nk'uko abana b'Imana barimo barandaganyazanya, umwe akavuga intege za mugenzi wiwe enye yamubonyeho. Imana idutabare ngo niba wabonye intege nke mugenzi wawe, ntago ari ngombwa kujya kumwamamaza umuvuga, ahubwo wowe mbara musengere ngo kuko Imana irimo irapfusha mwebwe mukagira gute, mwebwe mugaseka, ariko mwebwe mwapfusha nyamara mukagira gute mukarira. Niko Imana yambwiye. Ese kubera iki Imana yacu irimo irapfusha mugaseka, mukajya ku misozi mugaseka, ariko mwebwe mwapfusha mwarangiza mukarira? Imana irambwira ngo mbabwire ngo yemwe nimusigaho ngaho mwimera nk'abana bari yewe mwibura ubwenge mwikwambikana ubusa, kuko Uwiteka araje, kandi araje koko aje gutwikurura, kuko mwebwe ngo nta timayi mufite ku buryo ujya gupima agakiza ka mugenzi wawe. Imana itugirire neza. Kandi koko niba mwarasomye mwibuke ririya jambo riri muri Matayo 25, ririya jambo rivuga ku bakobwa 10, 5 bari abanyabwenge abandi bari abapfu. Imana idutabara. Aba bakobwa habaye urusaku ruvuga ngo umukwe agize gute agiye kuba cyangwa se araje. Haleluya. Abakobwa ahantu bari bararanye ndetse basengana, ntago ari uko abanyabwenge batari babonye ko bari kumwe n'abapfuye, bari babibonye, ariko baravuga ngo uko biri kose Kristo araje. None wowe urinde Kristo araje, aje kugaragaza kirere ko senga by'ukuri, aje kugaragaza wowe ubwaye kusenga. Imana idutabare, Imana itugirire neza, Imana ishimwe kuko Uwiteka azi abantu be. Imana ishimwe. Rero nimusigeho, nimuceceke, nimutuze, kuko Uwiteka aje kugaragaza umusenzi nyakuri. Niyo bano barozi bakora umwuga umwe muri karitsiye barimo, mu mudugudu batuyemo, ntibajye kwishyirana hanze. Ngo kuki muri kwishyirana hanze? Imana irimo irabagaya. Yemwe mwabagabo mwe, Imana irimo irabagaya. Yemwe mwabadamu mwe, Imana irimo irabagaya. Yemwe mwabavuga butumwa mwe, Imana irimo irabagaya. Irimo irasaba kugira ngo mwinjire mu ihema, kugira ngo mwinjire mu ihema, kuko mu ihema uri kwinjiramo
niwe ugiye gutabarwa ndetse n'Imana. Ngo mureke kwishyira hanze kuko Uwiteka araje kandi aje gusohoza ibyo yavuze. N'Imana ije gusohoza icyo yavuganye nawe. Reka kwirwanirira, reka kwirwanirira. Uwiteka araje. Uhagaze hehe? Uhagaze hehe? Uhagaze hehe? Kuwiteka aje. Imana itugirire neza. Hanyuma y'ibyo maze guhabwa ubutumwa bw'umukozi w'Imana Pastor Desire, nahise mpabwa ijambo Elize. Nahise mpabwa ijambo riri mu ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 28. Umusomyi mwiza aragira gute? Aradusomera. Amen. Amen. Yakoze. 28 kangahe? Murongo ni uwa mbere. Some mu izina rya Yesu. Aravuze ngo incira iruma Paulo ntiyagira ikimutwara. Yego. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Melita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi, yego, arazicana, incira iva mu muriro, imuruma ku kiganza. Yego. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kireta ku gikonjo cye, yego, baravugana bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Yego. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwakibera, nimukundira idaca urwakibera nimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyo aba. Amen. 6 baravuze ngo ba bandi bategereza yuko ari buzimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barihindura bati ni Imana. Imana ishimwe, Imana iguha umugisha. Haleluya. Aya magambo niba utaza amatwi uze kuyumva neza, mukozi w'Imana we. Hari ibintu waciyemo nyamara ko kubicamo wabonaga ko byari ibintu bigoye, n'abantu bari bateze amaso babonaga ko ari ibintu bigize gute bigoye, ariko nguranga ubinyuramo. Ibyo bintu ni wowe ubizi, ubutayu wanyuzemo ni wowe ubuzi. Haleluya. Umaze kuhagera uvuyemo, ngo bakugira neza ndetse barakugaburira, banakwereka iyi nzira y'agakiza, bakwereka ukuntu umuntu yitwara n'ukuntu amuvuga ubutumwa. Imana itugirire neza. Urongera uhura n'ikibazo, barongera baragira gute, barabibo bahita bagarura bya bindi bya kera wabayemo n'ubutayu wanyuzemo. Yewe suri murumva, suri gutega aya matwi, ndagira ngo ngutangarize, bacanira uyu muriro. Nubwo uyu muriro ugiye gucana hagiye kuvamo igikururuka, yewe mukozi w'Imana, wibyitaho. Mavuta wibyitaho, bacanire, ubereka ko utameze nkabo, ubereka ko utajya gutaranga nkabo. Bacanire umuriro, kandi uyu muriro ubacanire uri mu mbaraga z'amasengesho, kuko Uwiteka akuntumyeho. Imana itugirire neza. Nurangiza ukunkumure, kuhumura aya magambo yakunkumure, nuyitaho Uwiteka akujeho, Uwiteka araguhagurukije. Haleluya. Aba bose bagize kamera bakazigutungaho, mikoro bakazigutungaho. Haleluya. Wibitaho, noetaya bienedaya tutaeneta, wibitaho kuhumura. Bagiye kugaruka, kandi ibingibi ndabihanuye, ndi kuri kamera. Imana irahari TV. Haleluya. Ndabihanuye. Bazaza bakubwira ngo bujya koko twaritegereje, twasanze usenga Imana koko. Ninde wabatumye kujya gushaka intege nkeya za mugenzi wa?
kunkumura nubyitaho nawe ukurikiranye kandi nawe uhita ugira ibyo kunkumura ibyo uzi bari kukuvuga karitsiye kunkumura ibyo uzi bari kukuvuga mu itorero ni ukunkumura uzabaho nabi ariko uzabaho kuko imbaraga zima fata duke iwawe n'uwiteka utambuke wigendere muri ibyo rero ndavuga ngo bareke bagende ikivunge ntibagera kuri Yorodani hazambuka iki intwari gusa uwiteka agiye kugaragaza ko yari ari mu ruhande rwawe waba uri umubyeyi ukurikiranye kino kiganiro nawe fatiraho kuko naje ari Imana yanyoherereje ugira ibyo kunkumura magambo bari yavuze baravuga ngo nubwo bimeze kuri ntabwo ruwa azarushoboya wibitaho ukunkumura ayo magambo ntusenye ntuzinge imyenda ngo ugende ukunkumure nshuti yanjye nukunkumura rega n'abatubanjirije ibi bintu babinyuzemo kunkumura witambukire neza Imana yo mu ijuru iduhana n'umugisha nubwo butumwa Yesu yarampaye yarambwiye ngo nze mvuge kwikamera Imana yo mu ijuru igire gute iduhana n'umugisha amen. urakoze cyane umukozi w'Imana reka ngusabe mbere yo kugira ngo usenge ubanze utambutse nimero ya telefone kugira ngo uwagukenera abe yaguhamagara murakoze nimero ni 078 53 10 311 Mana yacu nziza urera kandi urakiranuka cyubero cyawe nta numwe muzagisangira uko wari kera n'isaha ni kuri izina ryawe nirihabwa icyubahiro nyemerera kano kanya ubutumwa butambutse kuri iyi kamera unyemerere mwami Imana ubukurikirane mu izina rya Yesu bakeneye guhindukira bongere bahindukire abakeneye imbaraga ze bongere bahereza imbaraga ababonaga ko byabacanze batazi uburyo bari bugenze ngo basohoke mu kibazo ubahe kugira ngo bakunkumure mu izina rya Yesu Kristo abari mu gihugu abari hanze yacyo uwiteka we wongere ubagarure mu murimo abari bacitse intege bitewe n'ibyo babona unyemerere ubagarure ku murongo ahubwo Kristo mwiza ukora icyo ugambiriye gukora nanjye mbisabye n'izina izina ryawe Yesu amen. urakoze cyane Imana y'amahoro iguhereze umugisha hanyuma wari udukurikiye nimba utarakora subscribe kora subscribe share ndetse na comment nimba wifuza kudusangiza ubuhamya ivugabutumwa wifuza gushyigikira Imana Irahari TV nimero urayibona imbere yawe kuri screen Yesu aduhane umugisha amen.